nunajyanye n'ubwenge ngo wikingire uragiye ushoreye aho ngaho urwaye sida. Kuko inyenyeri njyewe mbona inyenyeri buri muntu wese arayivukana kandi urasanga ari byo. Hari abantu bakorera kuri bambwire abo bantu ni babi rero ubanza aribo basenya ingo buri munsi. Babambwire rero babambwire wapi pe turabijyamye bambwire rero urugireka kugendera kuri bambwire ahubwo ugendera ku mwanzuro wawe wafashe ugendera kuri ndabyemeye oya ndabyemeye nani bambwire ugendera kuri ndanzuye ako ndashima Imana ego cyaho meze neza ndabona Imana nyine igenda hari utuntu ubyibuha umunsi ku wundi ubwo duherukana ntabwo nari mbyibushye kandi maze iminsi ndwaye malaria mvuga ati buriya narananutse mvuga ni nimura na gadi azavuga ati noneho kuri tayi mu nda zeru utubere saa sita mu kadomo kucucamo izina kabiri ntabwo nakongera Imana yabura nguko rero ni wa mukunzi wanyu cyangwa se ni wa muntu wanyu ari Gadi Official nyirizina. Twongeye twiziye kandi twimanukiye kuri Maka Justin TV Family Official. Nguko rero muduhange amaso ndi kumwe na Mishu Keti cyase Mishu Official. Ngibi byanyu ariko ba official ko mwabaye benshi. Mishu Official na ndi Gadi Official kumwe n'abazi kanje nanjye nagacano bazi na nguko rero ngabimeze biteze meze neza ari none uko ntakonje ndiherukana konje cyangwa ndacyakonje yadusobanure fata na kana umbwire fata na hano kusana aburera ubwo nibwo urukundo rwagabanyutse iyo umuntu akonja ngaba afite urukundo niko bajya bambwira ati urukundo rwaragabanyutse ariko nyine ndacyabakunda kandi mbafite ku mutima ndabazirikana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda dukora buri gihe cyose bandi kumwe namwe gatanu ku kandi rero mbese wowe urinde uri muntu ki ese inyenyeri yawe ni yihe n'ikiganiro twise inyenyeri mu by'ukuri wowe inyenyeri yawe ni yihe yego tujye kurebera hamwe ku inyenyeri z'abastari kuri iyi si cyangwa se mu byo dukora byose ukiriho ugihumeka buri wese aba ari inyenyeri ku giti cye ariko menya ngo mbese inyenyeri yanjye ni yihe nyikora gute nyitwaramo gute murumva ko ngo no mu ijuru nitugira ngo tuzadufite inyenyeri ku makamba yacu yego ariko oya buriya no kugira ngo urugero natanga ku basirikare urumva kugira ngo nyine abe yubashywe amapeti yarenze nakanyenyeri buri inyenyeri isobanura ibintu byinshi turatunyenyeri kabisa ati inyenyeri nyine bisobanura ibintu byinshi ukaba ari Mishu cyangwa se Miki ntago nongera urongera kunyita Miki warejisi urambona nako Miki waga promota aga promota ndi Mishu wanjye kandi njyewe sindabona uwo njya kubaratira kuri kamera umunsi namubonye nzamura none se wagiye undata bitwaye iki ntari igisore kiza Gadi nguyu bari Gadi abari mu mikino kandi bura nta mikino ikindi ijyana ku rukundo baturebere rata muturebere ninde waba uhenze undi kuri Mishu na Gadi muze kubitwandikira muri comment babitwandikire nimusanga bihura ndange nzazamura agatoki mvuga ati bwana ndayizamuye ni nanjye seti ndayizamuye yego nawe azazamura seti nge nzamure bwana kandi tuzabikora pe niba tubwira ati iyi karita biragendanye yego ngango rero ariko rero ukiraho utazajya wishinga abantu ngo barinde bakubwire ngo biri kujyana cyane biri kujyana ntabwo urabona amakupure abantu bavuga ati yababa we hari ntago bihura sibyo kandi bakaba bibaniye neza wowe just wowe ahubwo we mu mutima wawe uri kubona bimatse ariko reka nkubwira akantu sibyo reka nkubwira akantu kandi urasanga ari byo hari abantu bakorera kuri bambwire abo bantu ni babi rero ubanza aribo basenya ingo buri munsi babambwire rero babambwire wapi pe turabijyamye babambwire ndababujije babambwire mbagira inama turabijyamye
bambwire isenya urugo. Bambwire rero Senya urugire amago. ko kugendera kuri bambwire ahubwo ugendera ku mwanzuro wawe wafashe ugendera kuri ndabyemeye oya ndabyemeye none bambwire ugendera kuri ndanzuye bambwire no ndanzuye icyemezo cyanjye niki nicyo ngicyo karagaciyemo rero kuri Maka Justin TV family turacyari kumwe namwe inyenyeri yawe ese ni yihe muki official hayi arahari nagwa rukongeho ka official nago nari ngongeye kucucamo izina kabiri nago nakongera hajya iryo kosa ikosa kabiri no hanyuma iminsi myinshi nibwo twatubonanye iminsi myinshi no kuri bajye bihangana tuba tugomba kukanyuzaho ako ndashima Imana ego chaho meze neza ndabona Imana nyine igenda hari utuntu ubyibuha umunsi ku wundi ubwo derukana ntabwo nari mbyibushye kandi maze iminsi ndwaye malaria mvuga ati buriya narananutse vuga ni nimura na gadi azavuga ati misho noneho kuri tayi mu nda zeru utubere sasta mu kadomo komananye none ngo nabyibushye reka nkubwire rero igiye kutuma mvuga ibintu kandi kibi cyanje mbyibushye mbyibuha hose ngahinda ngaha amabere ngiye kukombora igo ngo ndamwongoreye kandi ubwo rata nabyo mwumvishe ni wowe uzi kongorera abandi Kristo nibagiye ko gareka tugaruke ku nyenyeri tugaruke ku nyenyeri kuko inyenyeri ngewe mbona inyenyeri buri muntu wese arayivukana yego buri muntu wese arayivukana ahubwo uko tuzikoresha uko nyine twebwe dushaka kuzikoresha uko urabona urugero umuntu agize inyenyeri ye amaze kuba umusitari ariko abasitari bose uzabirebe akenshi na kenshi yatangiye kuzamuka yatangiye kugafata bamwe bita ngo bagafashe ahita atangira gusa nk'uwitwara nabi bakaba baramufunze tunashima Imana ko ngo ni buri kantu bamufunguye manishimye ngo baramufunguye rwose ndanezerewe navuga ati Imana wakoze ko bamufunguye kuko icyaha yaziraga nyine n'icyaha cy'abagabo oya mana wewe ntago tubyemeranya kubera iki ntago tubyemera icyaha cy'abagabo cyo gufungirana abakobwa none se harubwo yabahamagaye se cyangwa baramuhamagaye akwa nawe reka nkubwire ubu mamagaye koko sibyo yego nkamanuka ni Muhanga nkaba nkugezeho noneho hari abari kugira gutya ngo urumva akwiye gufungurwa kuko leta yacu kandi iturebera twebwe aho nyine aho tutari kureba yego buriya babonye nyine afite gufungurwa cyangwa se akwiye gufungurwa abantu hari igihe abantu bajya mu giti gito nabaririmbira ushaka turirimbe Imana iturebera ngaririmba banza utere okay gatoya cyane turi kunyenyeri n'ubundi kuko bamufunguye dushingiye ku ngingo ivuga ngo leta n'umubyeyi turebera tutarasha kureba umva na kano kantu Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba twagiye Imana kuririmba twagiye ako numvisha uririmba akajwi gataya ngazamura turebera kandi ndirimba sakuza uraje umve nge kuno ndirimba agahora asaze okay Imana iturebera aho tutareba we Imana iturebera aho tutareba Imana iturebera Imana iturebera aho tutareba karagaciyemo muzatwishyura hari akandi karirimbo nkunda tuzajye hari akandi karirimbo nkunda bamwita gute uriya kwa ni Genzi muri Gen Comedy Gen's Comedy tuzabaririmbira nje nandi niho baririmbira nagira ngo wowe urashaka kuntera inkunga tukajya kwa Element se Element yaduca amafaranga buriya kandi twe dushaka kujya aho dusarura amafaranga twe turashaka kujya kuririmba aho bagomba twe kuduha ubanza utinya gushora Element ndagukunda ariko turi kumwe ntago kaze kuzana ibishoro turacyari inyenyeri twibaza ubuzima bw'uyu munsi ngo ese ingingo iravuga ngo inyenyeri yawe ni yihe igenda gute kuri Maka Justin Family Official uko witwara muri societe uko witwara mu buzima rusange mu buzima rusange aba YouTube channel cyangwa se aba creatant
aba creator abakreator content mwese content Rwanda. cyangwa create Yego. content create Content creator. nibwo leta bivugika neza bo mu yego. Rwanda mwese inyuma ibyo mukora inyuma hari abandi babirebesha amaso Yego. kandi mu buzima bwa buri wese afite inyenyeri yiwe iyo nyenyeri yawe uri gutangaza n'undi wese ashobora kuzagenderaho ese koko uri kuyikora neza bimeze gute naho hano turebere hamwe hari ukuntu buriya inyenyeri nakomeje kubaho ni ikintu gikomeye hari ukuntu umuntu aba akiri umukene nyine nta n'ikintu arageraho na kimwe ariko kubera ko afite inyenyeri ye ugasanga urugero abantu bari kumwanga cyangwa se umuntu umurusha n'ubushobozi umuntu urenze ari kumwanga kombe ya nyenyeri iri gukururana na wa wundi nyine w'umukire cyangwa ufite akantu inyenyeri zarakururanye yamaze kubona uriya muntu azaba umuntu ukomeye uriya nubwo akennye ariko azaba umuntu ukomeye nyine za nyenyeri zigakururana z'ubukire ukajya wibaza se kuki abantu banyanga nta etaje mfite nta kintu ufite na kimwe naki ubu nanjye niyo mpamvu nari maze iminsi nibaza kubera icyo abantu bandusha n'ubushobozi banyanga nkabona bafitiye ishyari kombe ni inyenyeri misho mfite inyenyeri njye inyenyeri yanjye ibiri kwaka kandi ibishayininga ku buryo umuntu gutya mu isi y'umwuka abantu baba bari kubibona babona bati ni hahandi uzumva ukumva nta bice rugira nta n'uruvumuye ariko uraca mu muhanda bakumva ko uri umukire ubu nkanjye njya ngira ikibazo ukajya kubona ukabona umuntu agize gutya angujije ati wangurije 100 nabuze nayo kwishyura randi road nayabuze pe ariko njyewe nyine abantu bakambonamo ubushobozi bakambona mva gira gutya mfite inyenyeri mvugira ngo misho ufite inyenyeri misho ufite inyenyeri muramubona kameze neza arasirimutse nanjye kandi mfite inyenyeri wamvugira kwano mfite inyenyeri gadi ufite inyenyeri Igaga karero reka mabwira inyenyeri yawe inyenyeri yanjye ya mishu inyenyeri yacu twese tuzitwaramo gute tubikora gute ahubwo reka twitware neza mu nyenyeri yawe itwaremo neza kuko akenshi twebwe hari igihe dutuma inyenyeri zacu zizima yego zizima habaye ikintu zizima ku myitwarire yacu Imana ubundi kwanza buri muntu wese yavukanye inyenyeri ye ahubwo ubikoze gute ese ugenze uti ese bigenze gute nyine wenda ese mu buzima bwawe witwara gute ubigendamo gute none se reka nkubwire nimba urugero ufite inyenyeri uragiye urasinze mu kabari urarwanye baragukubisa igicupa urapfuye ese ubwo inyenyeri yawe ntibizimye hanyuma dukora iki nk'abantu turi muri kano kazi tubere inyenyeri rubanda tubere inyenyeri isi yose ntago ari mu Rwanda iwacu gusa mu Rwanda kuko ikoranabuhanga ryaraje bakora icyo bita translator hanyuma umuntu akabasha kumva ururimi atari gusobanukirwa ese ba bantu bari ku isi bose bari kwitegereza ibyo uri gukora kuko turi ku yindi si hari isi ibigaragarira amaso tukurebesha amaso inyuma ya kamera iyo ni isi ibigaragara sibyo no hari n'isi y'ikoranabuhanga ikoreshwa amashanyarazi internet yego iyo niyo si turiho izanyenyeri uri kumurikaho mbese ziri kurebeka gute ziri kwitwara gute abantu bari kukurebesha bo hanze ahangaha uraza kubihagararamo gute yego ese basi iyo nyenyeri yawe muri rubanda imurika gute ese waba uca ku bantu ukabahutaza ese waba urya imyenda y'abandi ukabambura imyenda y'abandi amadeni urumva bakanyamyenda reka nkubwire hari umuntu kwambura pe sibyo kubera ko nta mafaranga afite rwose ari umukene pe yabuze ugakubita hirya hino nkanje urugero buriya noneho ushatse impamvu bibira umuzungu yagiye kwandika nge mvuga ko ari umuzungu wanditse ariko yanditse gute muri ijambo ry'Imana yanditse gute nuguriza umuntu uzamuharire kuko umeze nk'umuhaye nubundi niko bimeze yego nari ngiye kwitangaho urugero ntinkange iyo ndi mideni umuntu abanyarwanda ntibaze kutwumva gadi we ni ukuri kw'Imana simba shaka ko tunahura mba numva isoni sindaca he nyine mba numva umwenda nkurimo undemereye ariko urumva atari uko nanze kukwishyura wenda urugero nayabuze ariko aho nyaboneye niho nduhukira rero reka mbabwire sibyo hari umuntu nanone ugira ingeso yo kwambura imubamo imuzereramo yarayivukanye akagira gutya ideni afite n'ibiceri pe afite n'ibiceri byo kwishyura ariko ugasanga ntago ari kwishyura
yanze kuyatanga nyine kurya ngo niba kurya biroroha ariko kwishyura bikagora sinzi urumva ariko mu by'ukuri ukuntu twitwara hano muri sosiyete nibyo bintu biranga inyenyeri zacu urumva kandi kugira ngo inyenyeri zacu zikomeze zishayininge zake byanga byakunda bidusaba gukora gusenga no kugira umutima mwiza no kugira umutima mwiza erega buriya si ubona hari ukuntu umuntu ashobora kuba yanga gufasha ngo nta kintu ufite oya nta muntu utagufasha uko byagenda kose shobora kuba mfite ibiro 2 by'umuceri hariya nkakuraho akanusu nkaho umuntu akajya kurya akararira kandi akarya akabaho urumva hari n'undi ubu bifite byinshi ariko ntabe yanakuraho n'ikiro cy'umuceri ngaguhe hanyuma mishu ndabona uguye ku ntego bisobanura uburyo za nyenyeri twakazikoresheje noneho niki gishobora kwangiza za nyenyeri n'ibiki bikorwa bishobora kankubwira ikintu cyabyangiza none se reka nkubwire urumva urugero ufite inyenyeri yawe rwose unabirimo neza n'Imana iri kuguhezagira iri kuguha umugisha ariko wowe ukagira gutya nimba wenda reka ntange ku rugero uragiye urugero wishoye mu busambanyi uri umukobwa umeze neza urasa neza ntacyo ubuze pe ntacyo ubuze ariko uragiye wishoye mu busambanyi none unajyanye n'ubwenge ngo wikingire uragiye ushoreye aho ngaho urwaye sida ubwo inyenyeri yawe ntuyikoresheje nabi nibirangiye ubu se urumva waba utayishe ingero zo ni nyinshi y'ibintu dukora bikica inyenyeri zacu bikazirangiza burundu abasitari rero ukurikije ukareba uko bari kwitwara ukareba uko iyi si nyine ihagaze ya none ubuzima turimo bwa buri munsi ugasanga niho hari kubera amakosa menshi biri guterwa n'iki biri ku nyenyeri zabo ziri kwangiza shareka nkubwire rero gadi shabura hita irongoza umva ubu uri umusore witondaga ako cyane n'ubundi abagabo amafaranga n'ubundi sinzi icyo bapfa n'amafaranga iyo atarayabona bayitonda ameze gutya uvuga ariko mana we gadi niwe wanjye gadi aritonda n'umwana mwiza ariko si utangiye guparika Range Rover hano hepfo ninde ucyuye ibikobwa 5 ni gadi sinzi abagabo yes oya sorry n'urugero namutangaga sorry kabisa gadi aritonda wanyu urumva ariko ndi kuvuga urumva ku bagabo abagabo bo n'ubundi ngishaka kumenya umugabo neza ukamenya umugabo w'umwana mwiza umurebera ku mafaranga igihe yayabonye ariko umugabo atarabona amafaranga ntumuzi rwose madani niba ufite umugabo nyine w'inkubiswi ntuzajye turatira ngo ni umwana mwiza imenyere ko yiturije ni inama nyine kubera ubuzima arimo ariko umunsi yabonye amafaranga uzaba ubireba ikindi kandi urumva warumbaje kuba sitari nyine hiti nibyo nakubwiraga ngo irongoza umutipe akibona ibiceri yumva yajya mu bakobwa cyangwa se kagahita none abakobwa bo mu Rwanda nabo sinzi n'abandi wabona ariko bateye bahandi aka batipe bo mu Rwanda nge nibo nzi ntago ndi buvuga bahandi ntazi ariko kanivugiraho mu Rwanda yaba abahungu yaba abakobwa shahiti irabongoza pe ibakoresha amabara utanga ngo inzoga zijyamo utanywa gitaba rijyaho agatangira kurinywa utakundaga abakobwa agatangira kubakunda umukobwa utakundaga abagabo akababona cyane ko zino social media ziratwamamaza ugasanga abantu batari banzi barambonye abagabo kiriya gikobwa ibiki urumva uko bakomeza kuvuga ngo kiriya gikobwa nikavuga ati icyo ari cyo cyose nakimuha ariko nkamubona noneho n'abahungu nabo abakobwa binaha mu Rwanda nibyo navuga ngo sinzi niba n'ahandi ariko bimeze akabakobwa binaha bakunda abasitari yego umuhungu umusitari uzi ko aragenda akagutahana akakurya inyuma no imbere no hasi no hejuru iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru yarangiza nanaguhe n'igiceri cy'ijana ngo ni umusitari ngo twari turi kumwe ngo yewe ngo amaserifi ariko amana ako zira serifi murazirya koko hano mwirira za serifi ntumenye kurya amafaranga cyakoze abantu mwirira za serifi z'abasitari ndabasuhuje hello my sister nuko inyenyeri zacu tuzangiza n'ibyo njye nkunda kuvuga ngo ubusitari nicyo ukuyemo ubusitari nicyo wungutsemo ubusitari nicyo uriye kandi ubusitari nicyo wigejejeho yego aho uri hose wumve ko nawe uri umusitari bitewe n'ahantu ugeze
n'ubundi turacyari kuri ya topic uvuga ngo inyenyeri kuri Maka Justin Family Official. Tumaze kubona swaga zibera mu bastari nuko gahunda ziba zimeze, ikibyica nuko ngo babonye amafaranga bakirukanyira mu nkumi. Yego, ese za nkumi zo kuki noneho habura ikingo nazo zikorezo gukomeza kukurwa n'amafaranga cyane, hakorwa iki? Niki kibura? Shabura reka nkubwira ikintu kibura nukunyurwa. Abantu bose iba bajyaga banyurwa. Nyine yaba yifite izo 5K akumva aranyuzwe kuko uwo munsi yabonye rasiyo. Kwanza nango dukwiriye twe guhangayikira ngo ibyejo ntago tuvuze ko tutakora, ugomba gukora, ariko mu gihe utabonye n'akazi ushobora no gusaba Imana ugasenga, hari igihe wakabona pe, urumva. Ariko mu by'ukuri ikintu kiriho muri no minsi kiri kwica ibintu, ntago turimo kunyurwa. Kandi turimo gushaka kureba ngo ngese ngo Cynthia dukunda nango ngo ko yakoresheje umusatsi gutya ngo njewe senga igisuko kimboreyeho, bigatuma ujya gukora ikintu kibi ngo kugira ngo se nka runaka. Ubundi kwanza umeze neza ukuntu umukana wakitegereza official amaze kuba umusitari, amaze nageze kure, afite agakofi, reka njye kumureba. Ese uzuzanywe n'urukundo noneho dusimbukira aho hantu? Ni urukundo rukuzanye cyangwa n'amafaranga dusimbukira? Njye reka nkubwire, nago nanje nihereyeho nago tukireba ku rukundo. Usigaye ureba icyo umuntu aguha. Kandi noneho gusa muri buno buzima ikintu nize kuri icyo kintu wari uri kuvuga, nuko umuntu hari igihe agukorera ibyo bintu byose afite icyo agamije. Ese wari uzwi hari umuntu uguterera ivi agashora bya bintu byose ubona bashora, yego, agamije kukuryama hejuru gusa, kuryamana nawe byonyine byarangira mani nka televi tukaryamana se bigahita birangira burundu. Ni indwara noneho, iyo ni indwara. Oya, abahungu turabyita uburwayi. Kamubwire abatipe b'iki gihe bamwe na bamwe nago abaganga baze kudushakira indwara ko yitwa, baje kudushakira ukuntu yitwa kuko irahari. Umutipe hari igihe arakugigiza akakugigiza n'iryo va karitera erega mugatumira yarangiza yamara kukubona gusa hagati y'amaguru. None ni iki gituma abastari badashaka, ahubwo ugasanga bari mu ntambara yakundanye n'uyu byanze? Reka nkubwire nawe, reba duhere kuri Seburikoko pe, nimukajya gutinya kuvuga abantu barashatse Sebu mba nguhayemo komeza. Rega Seburikoko akuse Seburikoko arashakira iki? Afite amafaranga, yarayabonye. Umukobwa ashatse wese amuryamaho. Urumva, reba ubukobwa bakorana bumwe na bumwe, hari ubwo njya mbona urumva n'utwuki kariya kose rero yashatse ahita akabwira ati ntuze gutaha uze kuvugana. Urumva abakoresha casting aho uramwihanganisha iki ko nari kumubeshyera, ntago ari we wenyine, bariya babamenya ariko bamenya uzi utwana arya bebe, bamenya nanubwo akunda abakobwa babyibushye nkanjye. Reka aho twebwe turi ba mukecuru kuri bamenye, turi ba mukecuru bamenya akunda bwa bukobwa. Urumva bunanutse buri kuri taye, ariko nanone butananutse cyane azi gutoranya. Dufite twa nyashi, ariko nyashi wenda zito nta munda nta kaboko na ewana nta kaguru, ubwo yikundira cyane. Ako natwe dufite mu dutayi. Urumva rero abantu basitari impamvu badashaka tubisubiraho nibyo warumbajije, nuko mishu nigira amagambo menshi ariko impamvu badashaka icyana ashaka arakirya. Ngaho uwaje akirirwa mutekeye, ngaho uwaje akamuraza, ngaho uwaje isugukokomana. Nitwe turi koroshya mani ibintu, nitwe turi gutuma tubura abagabo bikanaremera. Bivuze ngo nitwe turi kwibuza abagabo pe cyane, ahubwo nitwe ba nyirabayazana. Tubafungiye amazi n'umuriro ntihazagira umukobwa wongera kujya kukuraza. Ubundi ndakuraza warankoye, hari impeta wanyambitse. Ni ikibazo gikomeye. Noneho ubundi se kuki umuraza ugataha? None se udataha uzi ukuntu abari guhamagarwa n'abandi se nawe abahamagara? Ni business noneho. Ngako rero munyemerere tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, kuko n'inyenyeri tuzongera tugaruke n'ubundi ariko inyenyeri rwose tujye twita ku nyenyeri zacu, nitwe turi kuzica bamwe na bamwe pe. Bye bye, turi kuri Maka Justin, gerageza kandi subscribe. Ikiganiro cyacu ni akagaruka, tuzasubira ubutaha tureba se inyenyeri zigeze he. Yego, bye bye, ciao ciao.